ndabashimiye bwana perezida w'inama banyakubahwa bagore ba minisitiri bagore bagabo bagize itsinda ry'ubucamanza inshuti z'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa mbere yuko mbabwira gahunda yanjye ndashaka kubabwira ibyanzanye hano imbere yanyu ngende umunyekongokazi ndi umunyafurika amateka yanjye yanyigishije kuva kera cyane ko umuntu ashobora kwishyira mu mwanya we akijyanana n'igihugu cye agafungurira isi yose kumenya igihugu cye izina ryanjye rifite urwibutso ubwizo rero ntabwo ariko ndaza imbere yanyu gusa n'iryo zina ahubwo ndazana izina n'ubunararibonye inshingano ndetse n'uburyo bwo kwemeza nkiri umwana mutoya Misiri yabaye ubutaka bwabaye bw'umuryango wanjye uko bwemeje kurinda ndetse banarinda ubuvandimwe bwacu data Patrice Emery Lumumba minisitiri w'intebe wa mbere wa Congo mu 1960 igihe runaka yari azi ko agiye kwicwa kandi yari arimo gushaka aho kuba kugira ngo arinde umugore we n'abana be yabajije perezida Sekutole aramubwira ati umuvandimwe wanjye ntabwo ari ahantu heza cyane ho kugira umutekano yasabye perezida Kamikuna wa Ghana amuha igisubizo nk'icyo ngicyo baramubwiye bati umva ibyiza byose kuri twe igisubizo ni Misiri perezida Gamalabe Nasser perezida w'umunyamisiri yarabyemeye data yemeye kohereza abagore be n'abana be ariko ikidasanzwe abo bagabo bombi ntibari barigeze bahura cyangwa se ngo babe baziranye basangiye indangagaciro ariko zimwe n'agaciro z'ubwigenge busesuye ubusugire bw'igihugu ubufatanye bwa Afurika n'ubumwe hagati y'abaturage kandi nanjye ndi umusaruro w'ubufatanye ndi umusaruro w'ubuvandimwe ubufatanye bw'abanyafurika ntabwo rero twahageze gusa hariya mu Misiri twakuwe mu ingabo za Misiri hari munsi y'amabwiriza ya ONU ndetse na generali w'igisirikari w'ingabo za ONU icyo gihe yari umunyamaroko rero kugira ngo mbibabwire n'abasirikare bo kuri iki kibuga cy'indege cy'abanyamisiri bavugaga Igisuwede kandi dufite zimwe muri za pasiporo za nyazo z'abanyamisiri mukuru wanjye François yari tahe Patrice Omale nawe yarankurikira ndetse na Fatima kandi ubwo twabigenzaga twageze mu Misiri perezida Gamal Abdel yari nk'umubyeyi wacu twari abo bana barezwe neza kandi igihe twariyo ambasaderi wa Misiri yabwiye bwana Abdelaziz kutuvana mu iki gihugu ko twe dufite igisekuru kitari cy'abayisilamu bwana Abdelaziz atugiye gukora iby'abayisilamu yaravuze ati oya ntabwo tutabikora ariko se wabo yabaye umukristo maze ibi ni kubwira ko nanjye ndi umuco kubaha umuco uhereye umuco nakuriyemo nize igifaransa nkigiye mu Misiri ku ishuri rya Notre Dame des Apôtres ariryo rikirona n'uyu munsi nize n'icyarabu kandi mvuga indimi zemewe z'icyo gihugu cyane ubu buryo bwo kuvuga indimi nyinshi kuri njye ni ubutunzi bumfasha guhanga ibiraro hagati y'abantu nakuriye hagati y'indimi nyinshi imico ndetse n'ubushishozi butandukanye nahisemo gukorera igihugu cyanjye mu ireme rya minisitiri wungirije w'amakuru ndetse n'umuco hanyuma mba minisitiri w'umuco n'ubuhanzi izi nshingano zanyigishije ko umuco atari inyongera ku bugingo ahubwo ni imbaraga z'ubumwe icyubahiro amahoro ndetse n'ingaruka nziza nk'umunyamabanga mukuru rero w'umuryango umwe bwa Afurika inteko ishinga amategeko ubucuruzi inganda ubuhinzi ndetse navumbuye imyuga itandukanye ku mugabane wacu ko ba rwiyemezamirimo abagore imiterere y'ubuzima bwabo abatoya ndetse yewe n'abanyamahanga ni kimwe n'uko nabonye ubushobozi bwacu nyamara sinashobora kwirinda kugira ngo tumenye wenda ikitubuza kujya ku nsinzi haba ku bukungu impaka y'ubukungu uburyo butaringaniye bwo kugera ku bumenyi ingorane zo kugenda n'uburyo dukwirakwiza cyane cyane iri terambere n'impano zacu inkuru yanjye ishimangira icyizere cyanjye wenda kw'ibiganiro amahoro n'icyubahiro zose ari ishingiro urukumbi rirambye ry'ejo hazaza
njyewe mfite verisiyo yerekana icyerekezo gikomeye. Umunyamakuru w'umufaransa agamije kugenda ku baturage aramubaza byinshi. Njyewe mu muryango w'abakoresha ururimi rw'igifaransa n'icyongereza twebwe tubona neza ko icy'ubuzima ari cyo ku ishuri, ku kazi, yewe no gufasha abantu mu mirimo, mu ikoranabuhanga, mu muco, mu mahoro ndetse no mu ruhare rw'abaturage. Ibi ni ngombwa, ntabwo bigarukira gusa ku gasongero no ku magambo, bitanga serivisi, amahirwe n'umusaruro. Ingaruka zifatika zigomba kuba igipimo ngenderwaho, igikorwa cy'ingenzi cy'Igifaransa n'igipimo cy'icyizere cy'abakoresha ururimi rw'igifaransa. Ndashaka ko muri Francophonie tuvugana n'abaturage, twakira ibyo basaba bitegerejwe kwitabwaho, bishimangira ubushobozi bw'ibanze kandi bihuza n'urubyiruko, abagore, imiryango n'abaturage ba diaspora mu bisobanuro by'ibabo by'ibanze. Umuntu ukoresha ururimi rw'igifaransa ashobora kuba mu kinyejana cya 21 si gusa umwanya wo gukorana hagati wenda yabo, ahubwo ni umuryango nyakuri ufitanye isano n'abantu benshi ku isi, kandi ishobora kuzana guhanga udushya, amahoro ndetse akaba yimbitse hagati y'abantu. Mu buryo bufatika bivuze ko umuntu ukoresha ururimi rw'igifaransa ashimangira ingaruka nziza ku ruhando mpuzamahanga. Tugomba kunoza guhuza ibikorwa zacu kuva mu ijwi riranguruye impande zitandukanye, kandi tugashishikariza abafatanyabikorwa benshi, leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo ngo bashyigikire imigambi. Francophonie igomba kuba umunyamugambi ushoboye gukemura ibibazo muri kino gihe cyacu. Byongeye kandi dukeneye ko Francophonie ifata uruhare rwayo rwa politiki mu buryo bwuzuye. Ibyo bikaba bivuze ko demokarasi ari ubushishozi, gukumira, kutabogama no gukora ibishoboka byose, kwiyemeza buri gihe uburenganzira bwa muntu n'umutekano wa muntu. Banyakubahwa baminisitiri, namwe mugize iri huriro ry'uyu munsi, ahazaza hacu ashingiye ku bushobozi bwo guhugura, guhuza ndetse no gushyigikira impano, uburezi, amahugurwa y'imyuga, kugenda mu buryo bw'ikoranabuhanga no guhanga udushya n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga bigomba kuba iby'ibanze, imiterere ndetse bikaba uburyo bugaragara. Nibe byemezo byanjye none byose ubwa mbere niyemeje guhanga ndetse no guhura n'imico itandukanye. Ndifuza ihuriro ry'abantu bavuga ururimi rw'igifaransa ko ryemera inkuru nyinshi, indangagaciro zitandukanye, bihurirana no kwibuka ibyakomerekeje gutandukana hagati y'abantu mu giti cyabo. Ntabwo tugerageza gusiba imihangayiko yo mu bihe byashize, ariko kugira ngo habeho ibisabwa kugira ngo habeho ibiganiro by'ubwahane hagati y'abantu tugomba kubikora. Bityo rero ndashaka ko hashyirwaho inama y'imyaka 2 mpuzamuco ku bavuga ururimi rw'igifaransa, kuko dufite ubudasa bw'ubwoko bwinshi, ubutunzi bwabwo. Hano iteraniro ry'imyaka 2 rizaba rishingiye ku ihuriro ry'umuco wa Faransa w'Igifaransa, umugabane uzagerwaho n'abantu benshi mu guhanga mu muco ndetse n'ubuhanzi. Kandi nanone abwira Igifaransa tugomba kuzana udushya mu ikoranabuhanga ndetse n'iserukiramuco, kuganira ku bijyanye n'ibyitezweho na benshi kugira umumaro. Byongeye kandi niyemeje guteza imbere indimi wavuga ko zishaje. Indimi zacu zivuga cyane igihe turimo kuvugaho niki, ni Lingala, ni Giswahili, Bambara, ni Kimanyawa, Inkomerakamasi, Ekiyolal, Igiholandi n'indimi zose zishingiye muri kano karere ndetse naho dukomoka. Ariko se ururimi ruduhuza n'uruhe? Ni Igifaransa, ururimi rutuma tuvugana, tuganira, kandi ibiri ndimo n'ibiri muri undi bigahurira hamwe, maze ibituranga byose bikaza guhurira hamwe. Niyo mpamvu Igifaransa ni ururimi rw'ihuriro, ni ururimi rw'ubutegetsi, si ururimi rw'ubutegetsi, ni ururimi ahubwo ruduhuza, ni ururimi rw'ubumenyi, ururimi no guhanga udushya. Kandi tuvuze Igifaransa, 55% byavuga Igifaransa ubungubu n'Abanyafurika, kandi Afurika ubungubu ifite abakiri bato benshi. Urubyiruko nirwo rugize umutima wavuga ururimi rw'igifaransa. Urubyiruko nirwo gisekuru cyaza. Iki gisekuru cy'ikoranabuhanga mu kinyejana 21 ntabwo bizwi ko umuntu umwe gusa ukiri muto afite uko ahurira n'ikoranabuhanga. None se urubyiruko rumeze rute? Uyu musore asaba iki? Mbese aba bahungu n'abakobwa bavuga ururimi rw'igifaransa bameze gute? Bari muri Timbuktu, Dakar, Pamtem, ese bafite ubushobozi bukomeye bwo kugera ku iterambere rirambye?
ariko dusanga ahantu runaka ibihugu bivuga igifaransa bifite icyuho mu ikoranabuhanga, ariko urubyiruko rukeneye amahugurwa kandi binyuze mu ikoranabuhanga na electronique tuzatsinda mu kugabanya ibidutandukanya, cyangwa se wenda tuzihuriza hamwe dukoresha ikoranabuhanga. Kuvuga ikoranabuhanga rigezweho, hari iterambere ry'ibihugu byacu bivuga igifaransa. Bwa mbere mu burezi bw'ibanze, uburezi bw'ibanze tuvuga ko ari nka zahabu. Ikibazo ni uko uburezi ntabwo bwisanzuye, abakobwa bato bigaragara ko bahejwe, ariko tuzi ko binyuze mu ikoranabuhanga rigezweho, binyuze muri porogaramu zihari, twe dushobora kwigisha gusoma no kwandika no kwigisha abakobwa batoya ndetse no mu mfuruka ya kure cyane. Kandi ibyo ni ingenzi cyane kuri twe, uko byagenda kose kuri twe. Ku byinshi muri ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, abakobwa bacu batoya bashobora kwiga gusoma, kwandika, bashobora no guhabwa amahugurwa no gusoma za alphabet, kwandika bikaborohera ndetse no kugera mu byo bw'imari. Nuko rero uhereye kuri ibyo ngibyo kandi ibyo tuvuga muri ibyo byose ni iki cy'ingenzi, ni ngombwa kandi guteza imbere kugenda ku byo tuvuga ko urugaga rwa francophonie rwunze ubumwe, buri wese arugeraho kandi rwegereye abaturage, rwegereye urubyiruko rukeneye amahugurwa, abakobwa bato bafite uburyo bwo gushora imari, byaba ngombwa ko dushobora kubageraho tukavugana nabo, kandi tukaba dushoboye kuganira nabo rwose tukamenya ibyo batekereza. Tugomba kubishyiramo imbaraga. Ibikoresho bifatika cyane kurusha ibindi byose ni ubufatanye bw'ururimi rw'igifaransa. Tugomba kungukira cyane ku banyeshuri bari kwiga bari guhabwa impamyabumenyi z'ikirenga, abashakashatsi, abarimu, abahanzi, ba rwiyemezamirimo, urubyiruko, abanyamwuga bakurikiza amategeko ndetse n'ububasha bw'ibihugu. Intego ni ugufasha amahuriro, ubufatanye, inzira y'abanyamwuga ndetse n'ikwirakwizwa ry'ubuhanga, nta gushyiraho inshingano y'umwenda ku muntu umwe. Uburyo bwo kugenda duteza imbere ururimi rw'igifaransa ni ugukomeza iterambere ndetse no guhuza, kumva ko turi abanyamuryango umwe, guhanga imirimo tuyangira urubyiruko, guhanga udushya ndetse n'ubufatanye hagati y'abavuga ururimi rw'igifaransa. Uyu munsi impinduka nini iri imbere yacu, ubwenge bw'ikorano. Ndatekereza ko nta kintu na kimwe dukeneye kugira ubwoba, ariko bizaba ari akaga kutabitekerezaho. Ubwenge bw'ubukorano busanzwe buhindura ishuri, ubuyobozi, imirimo, guhanga umuco ndetse n'ubukungu. Ishuri ry'ejo hazaza ntirizabaho ridafite umwarimu, cyangwa se ishuri ryirengagiza ubwenge bw'ubukorano. Oya, izaba ari ishuri aho professeur, mwarimu, azaba akiri umutima w'uburezi, ariko kandi afite ibikoresho bifasha mu gutanga ubwo bumenyi. Ndashaka ko urubyiruko rwo mu bihugu byacu bigira ubumenyi bw'ibanze ku ikoranabuhanga, umutekano w'ikoranabuhanga, kwihangira imirimo ndetse no guhanga ibikubiye muri ibyo. Nubwo baba bafite kimwe gusa ariyo telefone, umurengo udakora neza cyane uguza telefone byaba ari ikibazo. Hano hari ikibazo nyacyo. Ni iki? Muri iyi si nshya abavuga ururimi rw'igifaransa tuzaba dufite ubumenyi, ubuhanga bushya bwo guhanga udushya. Dutegura gahunda kandi dufata ibyemezo cyane. Ese ururimi ruzaba rwarahindutse urw'ibanze? Sinshaka ko umuntu ukoresha ururimi rw'igifaransa nk'uwo avumbura ikoranabuhanga wenda iyo byamaze gutegurwa n'ahandi. Oya, ndashaka ko abafrancophonie baba bafite ubushobozi bwo gutegura urubyiruko kugira ngo barinde aya makuru, kugira ngo bahe agaciro indimi zabo ndetse no kwitabira guhanga udushya ndetse n'uburezi bw'ejo. Kubera iyo mpamvu ndasaba leta n'abayobozi b'ihuriro ry'abavuga igifaransa mu bwenge bw'ubukorano kuzitaho. Intego izaba iyihe? Mutegure ibikubiye mu nyandiko, amakuru, ibikoresho byo guhindura, inyandiko z'amajwi zirimo kurushaho kunoza imivugire yacu, imivugire myiza ndetse inzego n'ukuri kwacu. Kandi ndashaka ndifuza gushyiraho amasezerano arengera ikirere cy'abavuga ururimi rw'igifaransa. Impamvu ni iyihe? Kubera ko leta zivuga ururimi rw'igifaransa ziri murongo w'imbere uhanganye n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Nubwo akenshi ifite ubushobozi buke mu rwego rwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, gukumiriza no gushishikariza abantu kugira mikoro ni ngombwa, cyane cyane dushingiye ku mutungo w'ingenzi. Ingaruka y'imiterere abantu bavuga ururimi rw'igifaransa ituma dushyiraho ubufatanye bufatika bijyanye no guhindura amahugurwa mu mijyi yacu, ubuhinzi
bushobora kwihanganira ibibi kugira ngo twirinde nanone turinde n'amashyamba yacu dutere inkunga ubuvuzi twemera kuganira ku ngamba zifatika zo kohereza ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa francophonie ku bijyanye n'imari mu bijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere nk'ikigo cyavuga mu gifaransa rero mu iterambere rirambye uyu muryango ushobora kuzana agaciro byongewemo binyuze mu guhuza guhangana n'ikirere ururimi ubunararibonye n'ubufatanye mu za tekinike. Mbere yo gukomeza ndashaka gusobanura neza ko kuba ndi umukandida nta leta ndwanya cyangwa se umuntu uwo ari we wese. Madamu Umunyamabanga Mukuru Louise Mushikiwabo yashyize mu bikorwa inshingano ze ebyiri mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubu agize igice cy'amateka y'abavuga igifaransa kandi tugomba kumuha icyubahiro. Mu muryango w'abavuga igifaransa abenshi tuvuga ku makimbirane hagati y'u Rwanda wenda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Oya, abavuga igifaransa ntabwo bajya muri ibyo bibazo. Ibinyuranije rwose n'indangagaciro za francophonie. Njye ndasaba ko hakongerwa imbaraga ahubwo mu rugaga rw'abavuga ururimi rw'igifaransa ubumwe ubwisanzure ndetse bugamije abantu bose. Ariko ntitugume kuri jye gusa ku makimbirane wenda se ari ku Rwanda no kuri Kongo, aho twe tuvuga mu nyandiko y'inyongera ko hari andi makimbirane ari no mu bihugu by'igifaransa. Ahubwo amakimbirane hagati y'aba Cambodge ndetse na Thailand, hari amakimbirane uyu munsi ateje ibyago muri Libani, hari kandi icyo biteye ikibazo muri Gaza. Hari byumvikana ko nanjye iyo tuvuga la francophonie atari ahantu h'amakimbirane rwose, ariko ntidushobora kumenya neza ko ubonye ibiri kuba ngo tureke kubivugaho. Kandi asaba ishingwa ry'ishuri rikuru ry'abavuga igifaransa riharanira amahoro ndetse n'imibereho myiza. Iri shuri rikuru rizatoza abakiri bato kuba impuguke mu bijyanye n'ibiganiro, kuba inzobere mu kwirinda amakimbirane, abagore n'abagabo bashobora gufasha umuryango wabo mu kurwanya ihohoterwa. Ni ngombwa ko ikigo cyangwa se umuryango wa francophonie w'umuryango w'uburinzi bw'amahoro n'imibereho myiza y'abaturage bacu, umwanya w'ibiganiro, ubushobozi bwo kuzimya umuriro mbere y'uko umuriro ututumba. Kandi mfite ibyishimo byo kubamenyesha ko guverinoma ya Repubulika ya Kongo ifite cyangwa se yemeje iki gitekerezo kandi igiha n'ingengo y'imari ya miliyoni 10 z'amadolari. Amaherezo niyemeje kunoza imikorere ya WEF binyuze mu gukora neza, mu kugaragaza ibyihutirwa, guhuza ibikorwa n'abikorera, koroshya inzira, igenzura n'isuzuma bikorwa ndetse no kwegeranya umutungo kuri gahunda zifite ingaruka zikomeye. Ndifuza ko umuntu urushaho kwihuta kandi akarushaho kugira ubufatanye bukomeye cyane n'abaturage no kwegera abaturage, gushimangira inshingano ibihugu bigize umuryango kandi bigashyira ahagaragara ingaruka nziza za buri gahunda ku buzima bw'abantu bavuga ururimi rw'igifaransa. Yewe niyemeje gukurikiza itegeko nshinga rya leta ry'abavuga ururimi rw'igifaransa, ari rwo rwego rukomeye. Itangazo rya Mabako, ibyo dukeneye demokarasi, itangazo rya Mutagatifu Boniface, umuyobozi wacu mu guhuza ndetse no kugarura amahoro. Ndashaka gusobanura neza, umuryango w'abavuga igifaransa ugomba gukorana n'ibihugu, nta na rimwe tugomba kubirwanya. Sinsezeranya igitangaza umunsi umwe, ndatanga inama ahubwo y'uburyo guhuza ibintu bishoboka. Umunyamabanga mukuru ntashobora gutsinda wenyine. Inshingano ze ni uguhuza, gutanga ibitekerezo, gukusanya ndetse no gutanga raporo. Hamwe na leta, inteko ishinga amategeko ya la francophonie, abakoresha ururimi rw'igifaransa, ikigo cya kaminuza kivuga igifaransa TV5 Monde, ikigo mpuzamahanga cy'inteko y'abavuga igifaransa, kaminuza ya Saint Paul ndetse inama y'abaminisitiri avuga igifaransa, inama y'abaminisitiri mu burezi, leta zavuga ururimi rw'igifaransa ndetse n'abaminisitiri b'urubyiruko muri za leta zivuga igifaransa. Njye ndashaka guhuza neza porogaramu, kwirinda ibikubize kabiri kandi tugashyira ahagaragara ibyo abantu bacu bakeneye mu kubona umusaruro ku bantu bose. Ndifuza ko ubukungu butanga umusaruro bukorera mu rurimi rw'igifaransa bihereye kuri telefone ngendanwa. Urubyiruko rwacu rugomba kuba rushoboye gutangira ubucuruzi
kugira ubujyanama, kwinjira ku isoko, kwerekana umushinga w'ishoramari, guteza imbere, gushyirwa mu bikorwa nta kumva ko hari imbibi z'ahantu wenda havuga mu gifaransa, hamwe n'ibyumba by'ubucuruzi, ibikoresho byo gukoreramo, amabanki, ibigo by'iterambere, dushobora gukwirakwiza byinshi, ubuhanga, ibitekerezo ndetse n'amahirwe. Kuva Kinshasa kugera i Montreal, kuva i Dakar kugera i Paris, kuva Port-au-Prince kugera là-bas, kuva i Kigali kugera Phnom Penh, abavuga ururimi rw'igifaransa bagomba kuba ahantu umuntu ashobora kwiyumvisha kandi akishimira. Amaherezo ndagira ngo mbahamagarire kugira uruhare mu biganiro bya politiki, ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru, mu kwishyira ukizana ndetse no kuvana ibirarane, kwemeza ibihugu bigize umuryango akamaro ko gukorera hamwe ndetse n'imari. Ni ngombwa kongera imisanzu ariko ku bushake, kimwe n'imisanzu yagenwe hakurikijwe inyungu za leta. Twebwe tuzahamagara abikorera ku giti cyabo, amabanki n'inzego z'iterambere ndetse no ku nzego nyinshi zishinzwe gushyira mu mwanya w'imishinga ihuriweho ifite imbaraga. Banyakubahwa Francophonie ifite gukenera ubuyobozi buhuriza hamwe, buhumuriza kandi bugahindura ubuyobozi bushingiye ku mateka kandi hageneje hazaza heza. Ubudasa bwacu n'imbaraga zacu. Banyafrancophonie muri hano tugira ubumwe ndetse n'ubufatanye. Ndabashimiye cyane. Uyu ni Madame Juliana Lumumba, umukongomani uri guhatana kuzayobora la Francophonie. Agiye kwakira ibibazo bagiye kumubaza maze anabisubize. Urakoze Madame Lumumba. Je n'ai pas encore d'intervenant. Ubu nta kibazo nakira kugeza ubu, ariko Abanyalaos bifuza kuvuga uhagararira Aziya. Uyu ni ambasaderi wa Lausanne. Urakoze bwana Perezida. Mbere na mbere reka mbashimire cyane Madame Amato Lumumba kubw'inyungu ze ndetse no kutugaragaza gahunda ze. Intumwa zacu rero zifuza kubaza ikibazo gikurikira: ni gute uteganya gushishikariza umutungo n'amafaranga bikenewe kugira ngo dushyire mu bikorwa icyerekezo cyawe na gahunda yawe, ndetse n'ibisubizo ku z'umuntu yari yiteze wenda ku baturage bakomeza kwiyongera mu mavugiro mu gifaransa, cyane cyane wenda mu bijyanye n'iterambere rirambye, uburezi, guhanga udushya ndetse no guteza imbere ubudasa mu muco n'ururimi rw'igifaransa? Urakoze. Mumbabarire sinakurikiranye neza ikibazo, reka ngusubiremo. Reka nkubwire icyo nifuza. Nshobora kukubaza ibibazo bijyanye no gukoresha tuti ni ubuhe buryo urakoresha kugira ngo ushishikarize abandi gutanga amafaranga n'umutungo w'imari ukenewe kugira ngo ugere ku ntego zawe za gahunda, ndetse no gusubiza ku murongo duhereye yenda ku ishami ryacu ry'abavuga igifaransa, guteza imbere ubudasa bw'umuco ndetse n'ururimi rw'igifaransa cyangwa se iterambere rirambye? Urakoze. Ndagushimiye. Yego rwose ufite ukuri, kuko ibyo byose ndavuga ko byose ari byiza cyane, ariko ni gahunda koko ikeneye inkunga. Birumvikana ko hari uburyo gakondo bwo gutanga inkunga, ahanini bukaba ari imisanzu iteganywa n'amategeko. Buvuga ko rero hari imisanzu y'ubushake, ariko hari n'ikindi kintu cy'ingenzi ku bijyanye no kuzana umuco n'ubuhanzi byinjiza amafaranga menshi cyane. Ibyo bikaba rero kwinjiza amafaranga angana wenda nakenewe, kandi izi nganda umuco n'ubuhanzi ibyo bikaba ari byiza. Wavuga ati nibihe? Ni filime, birimo gutembera, gukora kuri internet, umuziki n'ibindi byinshi. Ni katuni za cyangwa se icyo mwita ibitente zigaragazwa ku mashusho, ibitabo n'ibindi byose byinjiza amafaranga menshi. Kandi icy'ingenzi birumvikana ko ari ukugira
gukora kugira ngo ibikubiye muri izo nyandiko bibe igifaransa kandi dushobore kubigeraho muri porogaramu nziza. Niba tubikoze neza kugira ngo kandi dukorane n'amabanki yigenga, banki zicura amajyambere, tubashe kubona amafaranga menshi yenda gusumbyaho, bikorwe neza. Ni ukuvuga gushyira mu bikorwa byinshi muri izi gahunda, kandi birumvikana ko iyo dukoze kandi tukiringira tugakorana mufatanye hamwe na za leta zigize uyu muryango muri gahunda nduzaba hari kugira ngo agire icyo abazwa. Porogaramu yateguwe kandi imirimo ihurijwe hamwe n'ubuyobozi bwa Francophonie, birumvikana ko ariyo ibihugu bigize umuryango binyuze muri iyi nsanganyamatsiko bizashobora gutanga amafaranga yabo binyuze muri za gahunda zashyizweho, hanyuma tugatera inkunga izo gahunda kujyanye wenda n'uburyo bw'ikoranabuhanga electronique muri iki gihe bijyanye wenda n'uburezi cyangwa se gufasha abagore wenda no guhanga n'iyangika ry'ikirere. Sinzi niba wenda nasubije ikibazo cyawe. Urakoze Madame Lumumba. Noneho ngiye gutanga ijambo kuri ambasaderi wa Tunisie. Urakoze bwana Perezida. Kandida Juliana Amato Lumumba, turagushimiye cyane kubwo kwerekana imigambi yawe. Nk'igihugu cyashinze uyu muryango kandi tukaba abantu b'imbere cyane muri uru huriro, Tunisia irifuza kumenyeshwa amakuru yawe, icyerekezo kijyanye n'uburyo bwo gukoreshwa no gushikariza ibihugu bitatu bifite byakuwe mu muryango wa EF kugira ngo kongera guhuza kuvugana n'umuryango wacu kugira ngo ibihugu byongere kugaruka muri muryango. Ingamba za politike n'iza diplomasi watekereza gukora kuri iki kibazo ngo hirindwe ko haba gukabya mu bya politike wenda se cyangwa se kujyanye na manda ya OEF, niki washimangira kujyanye n'imico itatukanye n'ururimi rw'igifaransa nk'uko icyerekezo cy'ubufatanye iterambere ry'ubukungu ry'ubwumvikane hagati y'ibihugu bigize uyu muryango ribigaragaza ubugenzuzi ku bijyanye n'ubusugire bwa za leta n'amamengenderwaho y'iri shyirahamwe. Urabibona ute? Ndagushimiye. Urimo kumbaza icyo nteganya gukora kongera ururimi rw'igifaransa cyangwa se kumenya neza ko tushobora kugaruka n'abatangiye gutakaza kukivuga. Urimo kuba ku gihugu cya Sahel, ibihugu bya Sahel. Yego ku bijyanye na leta za Sahel ndatekereza ko biteye impungenge cyane kandi birateye impungenge koko, birahagije bikomeye kuko Francophonie umuryango wacu ibihugu bivuga igifaransa bigomba kongera kandi ntitugomba gutakaza abanyamuryango bavuga ururimi rw'igifaransa. Rero ni byiza cyane, ni ngombwa kubigeraho binyuze mu biganiro ndetse no gutegana amatwi. Ku bwanjye ku giti cyanjye nzi ko ba perezida bizi leta muri komiko Padre Patrice Lumumba niwe wavuze ati ninjyayo kandi nkagerayo nzabumva, bazanyakira, bazantega amatwi, tujyane ikiganiro tuganire, tumenye mbere na mbere n'iki cyateye ibibazo, ese byakemuka gute. Kandi binyuze mu biganiro, binyuze mu kuvugana, tuzi ko dushobora kubona ibisubizo buhoro buhoro kugira ngo bagaruke. Kandi icy'ingenzi kuri iki nicyo kiganiro ntigomba na rimwe guhagarara. Tugomba gukomeza gufungura imiyoboro y'ibiganiro hagati na leta ndetse na société civile, abaturage n'abandi muri rusange. Cyane cyane ni ibiganiro, ubwubahane, ndetse igihugu nacyo gishobora kongera kuza amasezerano, bakongera kugaruka muri iri huriro. Kandi yenda mu buryo buzaza buhoro buhoro turizera ko mu biganiro no kubahana dushobora kuzongera kubona umuyoboro w'ibiganiro uba igisubizo cyiza cyane wo guhuza abaturage b'imbere ndetse n'abandi. Dushobora kandi gukora gahunda n'abaturage, haba yenda ku burezi, nacyo ni ingenzi ko byaba ari uguteza imbere abagore kandi bifitanye isano wenda n'imihindagurikire twanakorana. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane ko ibihugu bya Sahel bifite iki kibazo giteye impungenge cyane, nabyo bijyanye n'imihindagurikire bashobora kuzatwumva. Urakoze Madame Lumumba. Simbizi niba turi kugira minisitiri wungirije wa Misiri kuri internet ngo agire no cyabaza. Yego ufite ijambo bwana minisitiri wungirije.
Merci, Monsieur le Président. urakoze bwana perezida. Madamu Amato Lumumba, ndashaka kubanza kugushimira kubw'ikiganiro cyawe cyujuje ubuziranenge. Twishimiye cyane uruzinduko rwawe mu Misiri kugira ngo ugaragaze ishyirwa mu bikorwa ryawe n'icyerekezo cyawe. Madamu, uyu munsi watanze icyerekezo bigaragaza ibyo ushyize imbere, ibyo ushyira imbere cyane, kandi watanze ingingo nyinshi z'ingenzi ku bijyanye n'ejo hazaza hacu n'iri shyirahamwe ryacu. Ikibazo cyanjye ni ukumenya niba uzatorwa umunyangamukuru w'umuryango w'Igifaransa. Niye ngingo ya mbere mu ijambo ryawe uzashyira imbere? Urutendo rw'ibyihutirwa bigomba gushyirwa imbere kurusha ibindi muri politiki ya OEF, muri systeme dufite ubuyobozi, haba dufite intege nkeya zigenda zirushaho kwiyongera, kandi mu bibazo by'amafaranga, politiki n'umutekano uzashyira imbere cyane kurenza ibindi. Ndatekereza ko ari ingenzi muri ibi ku bwanjye ni ukugira inama n'ibihugu ndetse na za leta zigize gahunda y'imyaka 4, 2027, kuko ari ingenzi cyane mu bijyanye ku bwanjye wenda nk'ibihugu bigize uyu muryango bifite ijambo rigomba kuvugwa mu bijyanye na programme ndetse n'insanganyamatsiko muri gahunda y'umwaka imyaka 2000 n'imyaka 4. Ikikaba rero ari ibintu byinshi cyane by'ubufatanye bigaragaza ko bihujwe n'insanganyamatsiko yenda y'ingenzi ku bihugu bigize umuryango ndetse no kuvuga mu Gifaransa rwose. Rero ni biguhuza ibikorwa, ntabwo twazana gahunda wenda imbere y'indi, ariko nanone tugomba kubyitaho, tugomba kumenya niki tugomba gukora niki kirakurikira. Birumvikana kuki tugomba kubihuriza hamwe. Turi hano kandi gahunda zirahari zigomba kuzana ingaruka nziza cyane kuri twebwe, ko akurikirana isuzuma rya gahunda n'ibizi gahunda mu by'ukuri zigira ingaruka ku buzima bw'abantu, kandi bizokaba ari ingenzi. Ntabwo rero ari umunyamabanga gusa ugomba gufata uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ndatoranya iki ngiki nzaheraho kurenza ikindi cyose. Ndatekereza ko ari ingenzi cyane ko n'ubundi byitwa ko ari ubufatanye nk'igikorwa cyo gukomeza gushyira hamwe nk'uko gahunda zari 2027 bihari. Igice cya kabiri cy'ikibazo mbabarire byari bijyanye mwabyibagiye mu bijyanye n'itunganyirize ya OEF mu buryo bw'impande nyinshi, tugucika intege zikingura n'ingorane zirushaho kwiyongera, cyangwa se ibibazo by'amafaranga, umutekano ndetse na politiki. Nicyo cy'ikibazo cya kabiri. Uko byagenda kose umuntu ukoresha ikoranabuhanga nk'uko nakoze mbivuga, igice cy'umutekano ni ingenzi cyane ku bijyanye natwe, kandi ko hari n'amakimbirane urabizi abaho no bavuga mu Gifaransa ubwabo. Ibi navyo ni ibibazo ndetse n'amakimbirane bigomba gushakirwa igisubizo hagati mu muryango w'abavuga Igifaransa. Uko mbibona rero ku bijyanye n'ibi ntibikwiriye gushyikirizwa igihugu kimwe kubera ibibazo barimo, ahubwo biri mu muryango twese. Kandi niyo mpamvu natanze igitekerezo cy'ishingwa ry'Akademi y'abavuga mu Gifaransa rigahanira amahoro, rigasesengura kandi rikubaka amahoro, uhugura urubyiruko, abagabo n'abagore ku gukumira amakimbirane, kugira ngo nk'impuguke mu by'abunzi, kuko kuba hari isesengura ndetse n'ibijyanye no gukemura amakimbirane muri abantu bavuga Igifaransa, ariko n'abandi wenda barahari. Ni ingingo z'ingenzi cyane kwitabwa kuri iki kintu, haba kuri tele, haba ndetse umuryango w'abibumbye, kuko francophonie ntabwo igomba gusimbura umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'abandi. Ahubwo yanye n'izo ni ugufatanya kugira ngo turusheho kugira imibereho myiza ndetse n'ubufatanye, bitewe n'uko twe tuba mu isi aho ubugome bukomeza kwiyongera buri munsi uyu munsi, kandi kubw'ibyo bibazo amahame ngenderwaho asanzwe arahari. Rero tugomba kubitekerezaho. Niyo mpamvu natanze igitekerezo cyo gukora ishuri rikuru ry'amahoro ry'abavuga Igifaransa. Nanjye urabizi nabwiye ko binyuze muri guverinoma ya Repubulika ya Congo. Ibi bizaba byiza cyane vuba, kuko hafite gahunda ya miliyoni 10 z'amadolari agomba gushyirwa muri iki cyerekezo. Rero twamaze kugira igikoresho cyiza cyashobora kuzakemura aya matati. Juliana Lumumba wumvishe azangana na Louise Mushikiwabo maze agatsinda. Iyo niyo migambi afite yo kuzana muri uyu muryango. Mbwira ko byumva muri comment, ugubwe neza. Amahoro.